Uwiteka ndashimwe cyane, Imana iguhe umugisha kuboneka umunsi wa none. Ni ya gahunda yo gusenga Imana, dusengana Imana buri mugoroba. Imana iguhe umugisha ubohoka. Iki cyumweru tugiye kugabana ijambo ry'Imana tureba ingaruka z'icyaha. Uwiteka akwereke icyakubujije umugisha umunsi wa none, wongere gufata umwanzuro wo kugaruka imbere y'Imana. Ingaruka z'icyaha. Tugiye gutangira dusenga Imana. Uwiteka abe mu ruhande rwacu umunsi wa none. Uwiteka Imana, Imana ya Iburahimu, Isaka na Yakobo, uyu mugoroba Mwami ndawukwereka. Buri umwe wese ubonetse, Mwami ni ukuri, ndeka umugirire neza. Uwiteka Imana Nyiringabo, bararushye kandi bararemerewe. Uwiteka Imana, ndeka ubaruhure, Data mwiza, kugira ngo izina ryawe Mwami rikomeze guhabwa icyubahiro. Nsenze nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha. Tugiye kugabana ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro. Turasoma ibice bitatu. Turahera ku murongo wa gatatu, turahera ku murongo wa gatandatu kugera ku murongo wa karindwi. Imana iguhe umugisha wumva iri jambo ry'Imana. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ari icy'igikundiro, kandi ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Amen. Iryo jambo ry'Imana niryo tugiye kugabana umunsi wa none. Uwiteka aguhe umugisha. Amen. Child
Uwiteka nashimwe cyane, Imana iguhe umugisha musi wa none wo kuboneka muri uyu mwanya wo kugabana ijambo ry'Uwiteka. Haleluya. Ndashima Imana yuko Imana iri mu ruhande rwacu muri iyi gahunda yo gusenga Imana, dusengana Imana buri mugoroba. Uwiteka abe mu ruhande rwawe kandi Imana ikomeze kugufata ukuboko. Iri jambo ry'Imana tumaze gusoma kuri uyu mugoroba niryo tujye kugabana muri kano kanya. Wumve icyo Uwiteka musi wa none akubwira. Uwiteka arakukunda, Uwiteka arashaka kugira ngo wongere kugaruka, kugira ngo akugirire neza. Imana yaremye Adamu na Eva, ibashyira mu busitani kugira ngo babukorere, kugira ngo babeho mu buzima bwiza. Yabifurizaga ibyiza, ntabwo yabifurizaga ibibi. Niyo mpamvu Uwiteka yabashyize mu busitani burimo buri kimwe icyo ari cyo cyose. Ndakubwira ingaruka z'icyaha. Icyaha kigira ingaruka. Musi wa none hari ikikubujije umugisha. Ndagira ngo nkwereke ingaruka z'icyaha. Muri icyo gihe ngo inzoka yari izi ubwenge cyane kurusha izindi nyamaswa, iza kwegera Eva imubwira yuko ibiri muri ubwo busitani byose ntacyo byabatwara, naho babirya nta kibazo bagira, ngo ahubwo bagira izindi mbaraga bakamera nk'Imana. Bari tugirire neza ingaruka z'icyaha. Musi wa none ndakubwira ingaruka z'icyaha. Bamaze kurya ku by'Imana yababujije, baje kwisanga ahandi hantu, bisanga mu bundi buryo, kuko banze kumvira Imana. Imana yababujije ibyo kurya byari muri ubwo busitani, ibemerera n'ibindi bari kurya, ariko baza kwihakana iby'Imana yabategetse, bava ku Mana bumvira Satani. Musi wa none ndakubwira ngo kumvira Imana bizana umugisha, kumvira Imana bizana amahoro, kumvira Imana bituma umuntu abaho mu buzima bwiza. Uwiteka ashimwe cyane. Ingaruka z'icyaha. Musi wa none ndakubwira ingaruka z'icyaha. Adamu na Eva, Imana yabashyize mu busitani kugira ngo babeho mu buzima bwiza, ariko baje kwisanga mu bundi buzima kubera ingaruka z'icyaha. Musi wa none ndakubwira ingaruka z'icyaha. Ufate umwanzuro musi wa none, wongere ugarukire Imana, wongere ugarukire Uwiteka. Iby'Imana yaguteguriye, Uwiteka yongere kubigarura mu ruhande rwawe. Uwiteka nashimwe cyane. Iyo umuntu aciye bugufi, ntabwo Imana yongera kwibuka hahandi wari uri kera. Umunsi wa none tugiye gusengana Imana, usaba Uwiteka kugira ngo Imana ikwambike imbaraga. Aho wagiye kure y'Imana, Uwiteka umunsi wa none Imana ikubabarire, kandi Imana yongere kuguha umugisha, kuko hari ibyawe Satani yakomeje kunyaga kubera kujya kure y'Imana. Kadusengana Imana, uce bugufi umunsi wa none, Imana ikugirire neza. Uwiteka abe mu ruhande rwawe, kandi ntiwinangire, kuko Imana igukunda. Uwiteka yakuremye ikuzi. Haleluya. Imana irakuzi, izi ibyawe byose. Wigira agahinda, wigira umubabaro, kuko Uwiteka azi ibyo unyuramo. Niyo mpamvu umunsi wa none wumvise iri jambo ry'Imana, kugira ngo Imana
ibe mu ruhande rwawe umunsi wa none. Uwiteka Imana, uri Imana kandi uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana y'imbaraga. Data mwiza, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, nkweretse uyiciye bugufi umunsi wa none. Data yararushye aremerewe, ariko uri Imana iruhura. Mwami, reka umuruhure, umugirire neza, mubabarire aho yagiye kure y'amaso yawe. Mwami, umwambike imbaraga. Uwiteka Imana Nyiringabo, kuva umunsi wa none atangire kubona umugisha uturuka iwawe. Nsenze nizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Uwiteka aguhe umugisha, oherereza iri jambo ry'Imana abarushye n'abaremerewe bari mu byaha, kugira ngo babone umugisha turuka ku Mana. Hari abantu bihebye bavuye ku Mana, bakora ibibi kuko babuze uko babigenza, ariko umunsi wa none reka tugabane dufashe ubwoko bw'Imana kugira ngo bagaruke ku Mana kandi babone umugisha uturuka ku Mana, bave mu bwihebe, bave mu gahinda, bave mu guhangayika kubw'iri jambo ry'Imana. Gusabiye umugisha umunsi wa none, wowe ufashije abangaba bari barushye. Imana iguhe umugisha kandi Uwiteka akugire neza mu buryo bwose, amen.